Imana imuha umugisha. Haleluya cyane, haleluya. Turashima Imana iduhaye uyu mugoroba kuva twatangira iri teraniro ryacu rya buri mugoroba. Imana yakomeje kubana natwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kumwihariko ndayishimira tugitangira ku wa kabiri, habaye ku wa gatatu mu ijoro saa 9 ndarwara indwara saa 9 y'ijoro, numva igifu kirandiye, numva aside yose kwizamuka, tangira kuruka mu nzu muri base, mbona basigiye kuzura. Mukore ahagarika umutima aribaza ngo se niki kibaye, tuvuye mu masengesho mu kanya none urwaye gutya. Ariko ndamubwira ngo ntacyo bitwaye, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Haleluya. Ariko naje kubitekereza nyuma, za kubitekereza nsanga ni ikintu cyari kigize ngo kintera ubwoba kugira ngo ntazakomeza aya masengesho. Ariko bwarakeye ku wa kane ndaza ntangirana n'abandi, kandi muri iyi minsi nagiye numva ngenda nisubiza mu imbaraga. Haleluya. Naringize igihe nibaza uko nzongera gukanguka, ariko Imana ishimwe kuko yambaye umwanya wo kuyitekerezaho cyane. Amen. Ntabwo dutindana, iminota yacu irasa nirangiye. Wa mugani wa mushumba mugabo yaravuze ngo muze mucyura bera hakiri kare. Ntabwo rero ndi bubatindire, kandi nta yindi soko tuvomamwo. Tugiye kuvoma muri Bibiliya zacu dufite, kandi turimo dusoma muri iyi minsi. Dufite teme yanditse mu rwandiko rwa kabiri nk'uko rwanditswe na Paulo yandikira abikorinto. Iyo niyo nsanganyamatsiko yabayeho muri iyi minsi 10 twaganiriyeho, twaganirijweho, twakomeje kuyumva mu matwi yacu. Ndumva tukibikeneye. Ejo nijoro numvise n'umushumba avuga ko murarangiza 10 mwinjire mu rindi 10. Ndumva noneho rero tugiye kuba mu bihe byiza ku Mukenge. Amen. 13, 14 biravuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Haleluya. Bibane namwe, hasigare bamwe, mwese abageze muri iyi nzu mwese. Harabura abataje, ariko uwageze muri iri teraniro muri uyu mugoroba, Imana iravuze cyangwa Bibiliya iravuze. Iyo tuvugisha Bibiliya tuba turimo tuganira n'Imana. Imana ibirimo iganirira natwe mu ijambo ryayo. Riravuze ku murongo weka, biravuze ngo kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Haleluya. Twese tubane n'umwuka wera. Kubana n'umwuka wera nicyo kintu cy'ingenzi Paulo yifurije iri torero ry'Ikorinto. Wari umugisha yasabiraga iri torero, arimo genda satira urugendo rwe rwa nyuma rw'ubuzima bwe. Tuzi kuko Paulo yakoze imirimo myinshi, yanditse inyandiko nyinshi, ariko amaherezo Paulo yarishwe, yarapfuye. Ubu ntariho, yarapfuye, kandi yapfuye urupfu rubabaje cyane. Amateka avuga kuko Paulo mu gupfa kwe yarafashwe. Amaze gufatwa baramuboha cyane, barangije ngo bagenda bamukurubana mu muhanda.
bagenda bamukururana bamuzengurukana bavuga ngo ni wa wundi Paulo bavuga wa mugabo wazamutse akaja mu ijuru rya gatatu, wa wundi wumvise wabonye. Haleluya! Niwe nimumurebe ahageze, nimureba ahageze. Haleluya! Bigezaho bamugezaho bari kurangiriza ubuzima bwe. Paulo ngo bamugejeje ahantu bari kumurangiriza ubuzima bwe, ngo baramwegura, bazana ibuye bararimutega, bafata icyuma bakata ijosi. Ubuzima bwa Paulo burangiriraho. Ariko Paulo hari ijambo yarabwiye Timoteyo, yari yaramubwiye ngo ngewe ubu maze kumera nk'ibisutswe ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirageze. Urumva ko ntabwo yari afite amakuru, yari yibitse amakuru. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze urugendo, zigama ibyo kwizera, igisigaye ni kimwe gusa, ni ukuzaja guhabwa ikamba ry'ubugingo. Aravuga ngo nyamara sinjye njyenyine, nanjye nawe tuzarihabwa. Nawe nanjye tuzagira gute? Tuzarihabwa. Haleluya! Reka twongere dusome iyindi mirongo mikeya, hanyuma ndaja kuvuga amagambo make rwose kugira ngo ducyurabera hakiri kare. Reka dusome ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana. Nubundi ntabwo twareka kuwasoma kuko hatubwira ibintu byiza. Yohana 14:20 mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, murongo ni wa 26. Ariko umufasha ari wo Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanje, ni uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Amen. Turangirize mu rwandiko rwa Paulo rw'Abikorinto. N'ubundi Korinto ba mbere twasomye, aba kabiri Korinto ba mbere 3 ngira ngo 3 murongo nuwa 10 na kangahe? Korinto ba mbere, s'il vous plaît, ni 2:12. Korinto ba mbere 2:12 aranditse ngo ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye yaduhereye ubuntu. Amen. Umwuka w'Imana yaduhereye ubuntu, ntabwo ari ikiguzi. Umwuka Imana yagutugeneye kubw'ubuntu. Haleluya! Rero narimvuze ngo kubana n'Umwuka Wera, kubana n'Umwuka Wera bisobanura gutya ngo kubana n'Umwuka Wera biduha gukomezwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Iyo tubanye n'Umwuka Wera uduha gukomezwa muri Kristo Yesu. Nta kindi cyadukomeza, dukomera igihe tubana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera ntabwo waje ari ikintu kiri butambuke ku munsi umwe, umunsi runaka. Oya, uwanditse yaravuze ngo Imana yaduhaye umwuka wo uzabana natwe ibihe byose. Bivuga ngo umwuka Imana yatwohereje waje kubana natwe burundu. Amena. Burundu ni igihe kidafite iminsi, kidafite amezi, kidafite imyaka, kidafite amasaha. Ni ukubana nawo
burundu, bivuga ngo ubuzima bwose. Haleluya. Bivuga ngo Imana yifurije itorero ryayo kuzura umwuka wa burundu. Impamvu ni iki cyatumye Imana iduha umwuka wa burundu? Nuko Imana yari izi neza umuntu, niyo yamuremye. Yari izi intege nkeya zacu, yari uzi ko tutakwishoboza twenyine. Bigomba ko Imana ikora ikintu kimwe gihoraho iminsi yose. Niyo mpamvu ubwo mwarimwo muririmba, ngewe nk'umusaza wicaye hariya narimwo mbareba, ndeba abantu, ntumbira abantu, nkareba abantu bagasa n'abatangazwa na korari barimwo baririmba. Ariko ibyo dukora nibyo ubuzima bwacu buhumeka muri Kristo Yesu. Haleluya. Burya icyo ufite nicyo utanga, nicyo ukora, nicyo wamamaza. Haleluya. Umwuka wera Imana yaduhaye waje ari umwuka wo kubana natwe burundu. Bivuga ngo ubuzima Imana ishaka ku mukristo ni uguhora yuzuye umwuka wera. Haleluya. Ndabifuriza kuzura umwuka wera. Tuyihereze icyubahiro kuko Imana yashimye kuduha umwuka wera ngo ahore yuzuye muri twe. Bivuga ngo Imana ishaka ubuzima bw'uwizera wese ko buhora bwuzuye. Haleluya. Agiye kuja mu ijuru i Yerusalemu arimo asezera abigishwa, yarababwiye ati ndagiye, ariko nanone sinabasiga gusa. Ndabazi twarabanye, ariko ngomba kugira icyo basigira, ariko akondisiyo. Icyitonderwa nuko nimara kugenda muri buzamuke muje muri Yerusalemu, muje kurindira abategeka aho bajya. Baragenda bajya muri yanzu y'urya mubyeyi kwa mama wa Mariko Yohana. Barazamuka, bageze muri icyo cyumba Bibiliya itubwira ngo bose, haleluya, bose abinjiye muri icyo cyumba babaze benshi, ariko umubare wa mbere bari 120. Haleluya. Bose ngo bicara muri icyo cyumba, umunsi wa mbere, munsi wa kabiri, munsi wa gatatu, wa kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, 9. Muri iryo 9, iminsi 9, haleluya, yari iminsi yo kwiheza, yo kwitunganya, yo kwegera Imana no gusabana. Barya bari batandukanijwe n'ibibazo bitandukanye. Uwo munsi icyo gihe bari babonye umwanya wo kwegerana, buri muntu akaza yibuka iki niki, hari icyo wavuganye na naka na runaka, noneho hari umwanya w'ubusabane. Haleluya. Haleluya. Icyo Imana yari igendereye kwari ukugira ngo muri ubwo busabane bavugane utuntu n'utundi, bakureho utuntu n'utundi, kugira ngo Imana ibone ukwijya kumanura, kubasukira, kubahereza za mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Kuko yarazi ko nibatazihabwa ntibizaborohera gukomeza urugendo rwo kumukorera no kumukurikira. Haleluya. 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 Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo kubana n'umwuka wera. Haleluya. Kandi ngo tubane nawe ibihe byose, kandi twese, abagabo bose, abadamu bose, abasore bose, abakobwa bose. Haleluya. Rero iki kintu kuza
kuzura umwuka wera ni ikintu solone, ni ikintu ku giti cy'umuntu. Haleluya. Nimba mukecuru tubana yuzuye umwuka ndawuzuye, umwuka uri muri we, ngewe ndagumiza mbe vide, ntacyo mba mfite. Haleluya. Ngo nitere hejuru manure ngo yuzuye umwuka. No, zuzura umwuka, yuzura umwuka. Haleluya, haleluya. Twese buri muntu mu mwanya we, muri bariya bigishwa buri wese yarimo amaranira kugira ngo azakire ziriya mbaraga bagiye guhabwa z'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bose mu cyumba ngo bari bahuje umutima umwe. Hari abantu bandika komanteri baravuze ngo bakuyeho imitima basigarana umutima. Buriya dushobora kuba twicaye aha dufite imitima ariko tudafite umutima umwe. Buri muntu afite umutima we kumwihariko we, n'ibitekerezo bye, n'imigambi ye, n'ingeso ze, n'ibindi byose. Ariko Yerusalemu mu cyumba ngo bakuyeho imitima yose basigarana umutima umwe, kugira ngo haleluya buri muntu wese igihe imbaraga zimanukira azakire azishimiye. Haleluya. Iyi minsi turimo, umunsi wa 10 twiteguye ejo bundi ku cyumweru. Haleluya. Ndabifuriza mwese kuzuzura umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera yiteguye, Imana yiteguye gusukira buri wese ku mwuka wayo wera. Haleluya. Niyo mpamvu yababwiye ngo ibi mureba, ibi mwabonye ni byavuzwe kera n'umuhanuzi Yoeli. Yaravuze ngo ibi nibyo bizagaragaza igihe cya nyuma, nzabasukira. Umwuka rero gusuka egal continuellement ni ikintu kizakomeza. Haleluya. Umwuka wera Imana yawutanze burundu, bivuga ngo izakomeza gusuka. Amen, amen. Haleluya, amen. Asama nanje nuzuze akanwa kawe, niko Dawidi yanditse. Asama. Haleluya. Bwana asifiwe. Asama. Mwuka wera ndamuvuga mu bintu bitanu gusa, hanyuma zose muranihanganira, murashaka kubyumva. Amen. Uyu musaza ndajya gutinda, timusige mu rusengero. Amen. Arababwiye ikindi ikinyarwanda muzaza mucyumva uko nkivuga. Amen. Ndumva tugiye kuvuga ibintu bitanu, impamvu umwuka wera yaje, icyo umwuka yaje kumara mu itorero cyangwa yaje kumarira umukristo. Umwuka wera akumarira ni kuki? Umwuka wera yaje gukora iki mu buzima bwawe nk'umukristo? Agufasha iki? Ni kuki abana nawe? Kubera iki? Amen. Cyambere Paulo, igice cya urwandiko rwa Paulo ku Befeso 5:18 yaravuze ngo ntimugasinde inzoga ziri mu iki ubukubaganyi, ahubwo ngo mwuzure. Haleluya. Icyambere umwuka wera amarira umukristo ni ukumwuzuza. Mwari mwabona ikintu kituzuye? Mwarakikoreye? Abamama bavoma amazi nibo babizi cyane. Reka tubigerere ku mazi. Uzikorere base irimo amazi atuzuye. Nge ntabwo navomye, navukanye n'abakobwa wenda, kandi urumva ko imyaka yacu aho twakuriye abahungu bari bafite agaciro wenda kurusha. Kandi ari umwana w'umusaza yatubonye ashaje, urumva ko twatese
ariko maze gukura, amen, nabonye abavoma, narabakurikiranye, nakoze experience, ubushakashatsi, sanga amazi, umwana yo yikoreye base irimo amazi atuzuye, iramugora kuyikura ku mugezi, iyo bavomaga ku migezi, kuyigeza mu rugo. Usanga umwana wese umutwe wabyinnye, amazi yamumenetseho, yahindanye, yabaye amazi yarobye. Ariko haleluya, iyo base yuzuye itwarika neza, amen. Cyangwa niba ari ibuni, iyo utaryujuje ukaricagasa, riragora kurishyitsa mu rugo. Nigeze gutwara ibuni yo, narimwo nubakisha inzu yanjye, noneho ndavuga ntireka nanjye mpime kwikorera buni ndebe ko nayigeza mu rugo. Bwari ubwa mbere, ndayuzuza, ndayipima, ndikorera, mbona nigejeje mu rugo. Shema Imana, ndi ega nuko bimeze, amen. Imana, umwuka w'Imana waje kubana natwe kugira ngo uze kuzuza, utwuzuze, haleluya, wuzurire muri twebwe, usendere. Kandi ikintu cyuzuye nta kintu gipfa kukijya hejuru, amen. Mwiveri yatuzuye isazigwamo, ariko iyo yuzuye isazi ndigwamo. Mwarabibonye? Feri yuzuriye iri ku meza, ahubwo ngo irinda amasazi. Isazi zabaye nyinshi, usuka amazi mu iveri ukayuzuza, ugatereka ku meza, ntiziba zikihageze. Niyo warya inyama ndizaza, ntiziragenda, amen, haleluya. Umwuka w'Imana iyo yuzuye mu buzima bwacu, nta kintu na kimwe cyava hanze ngo kitwinjirane, cyinjire cyicare hejuru y'umwuka. Umwuka ntiwubyemera, amen. Impamvu uzarebe mwarimu, impamvu dutunze abakristo batunaniye, nuko batuzuye umwuka. Ariko buzuye umwuka, bagenda neza, bakora neza, bavuga neza, bahimbaza neza, haleluya. Ikitubuza nuko ducagase, turi imicagase, turagenda twicunda. Yahura n'umuntu ku muhanda akavuga nk'atatu, yagera hariya akavuga yandabiri, ugasanga nuko hayage. Kubera ko nta kindi cyuzuye muri we. Ariko iyo umwuka uri muri twe, tugenda dushima Imana, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuzura umwuka wera, abantu buzuye umwuka wera barakenerwa. Arwatunga batuzuye umwuka se wabashobora kubashorera, kubayobora ntibyoroshye. Ariko iyo buzuye umwuka barijyana, muhuriza hamwe, umwe aturuka, undi akava hari, undi agahaguruka hari, kuko impano z'umwuka zibarimwo zikominikana, zikavuga ngo ngewe ndazana iki, nawe uzana iki, twahuza, umurimo w'Imana ukajya mbere, haleluya. Torero ry'Imana, iyi minsi 10 mureke twuzure umwuka wera, amen. Abapasiteri bacu, abarimo bacu, ntituzabavuna. Impamvu tubavuna nuko tutuzuye, turagenda imicagati. Imana itubabarire. Imana yakeneye abantu buzuye. Niyo mpamvu Dawidi mu ndirimbo ye ya 23 ku murongo wa 5 yaravuze ngo antunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye, hanyuma ngo igikombe cyanje kigira gute? Kirasese. Cyo kinyarwanda muracyumvise? Igikombe cyanje kiragira gute? Kirasese. Bivuga ngo Imana, haleluya, yifurije Dawudi ubuzima bwuzuye. Kuba mu buzima bwuzuye
kugendera mu buzima bwuzuye, ukora ibyuzuye, uvuga ibyuzuye, uganira ibyuzuye, ugenda wuzuye, uhura n'umuntu wuzuye. Haleluya! Umuntu muhuye wese akubona utambuka akavuga ngo uriya muntu aruzuye. Amen. Haleluya. Cya kabiri, ndambuke muri ya minota mikeya baduhaye. Kintu cya kabiri mu bintu bitanu umwuka akora iyo aje muri twebwe. Amen. Amen. Haleluya. Aratuyobora. Bibiliya yatubwiye muri Yohana ngo uwo mwuka naza, uwo mufasha naza, azagira gute? Azatwigisha. Hanyuma yo kutwigisha akora uwundi murimo wa kabiri ukomeye, azatwibutsa. Amen. Haleluya. Wowe usinziriye, mwuka wera nagukangure. Amina. Nta kindi cyagukangura, indirimbo ntizagukangura, amagambo menshi twavuga muri Bibiliya ntiyagukangura, ariko umwuka wera ashinzwe kugukangura. Iyo agukanguye amatwi arabangira, arumva, umutima ugakinguka. Haleluya. Umwuka kinjira akuzuriza ahari hatuzuye. Bwana asifiwe. Mwuka agira gute mu mukristo? Yuzuza umutima w'umukristo, aratuyobora. Amina. Haleluya. Umwuka tuyobora gute? Umwuka tubuza kudakora ibidakwiriye. Nibwo buyobozi umwuka ashinzwe. Haleluya. Ntakundira ko tuyoborwa na kamere, kuko ibyo kamere yifuza sibyo umwuka yifuza. Haleluya. Bibintu bibiri bihabanye. Mwuka ashinzwe kutuyobora kugira ngo tutayoborwa n'iki? Na kamere. Kindi ashinzwe nukutuyoboza. Haleluya. Umwuka wera. Bibiliya ikavuga ngo abayoborwa bose n'umwuka w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Ntuzaba umwana w'Imana utayoborwa n'umwuka wera. Hasha. Ntibizabaho, ntibizanashoboka. Umwuka wera atubuza, atushakira kubana n'umwuka iminsi yose. Bwana asifiwe sana. Kabiri, icyo mwuka ikindi cya kabiri ashinzwe kutugenzura, kuducyaha. Kuducyaha ni Kinyarwanda? Discipline. Kutugenzura, kuducyaha. Umwuka ntazatorera, ntagira uwatinya nubwo yaba ameze ate, uko yaba ahagaze kose, uko yaba ateye kose, ibyo yaba arimwo byose. Umwuka, haleluya, umwuka w'Imana ugira ifuhe. Amen. Haleluya. Nutinya amaso y'abantu, nutinya amaso y'umuntu, yaba akomeye yaba areshate. Umwuka, haleluya, ushinzwe kumushyira ku murongo, uramuyobora. Haleluya. Ndibuka umwuka acyaha Petero, nako Hananiya na Safira. Haleluya. Urya munsi Bibiliya yambwiye mu gitondo, yambwiye ngo Hananiya n'umudamu we, amen, ngo baragiye baratura, bari abakristo, umva ntibari abapagani, bari bazi icyo gukora. Ariko umunsi umwe ngo batekereza kuza gutura amaturo yabo, kandi ngo bayashyana mu nzu y'Imana. Igitangaje, ngo baragenda, bari bafite isambu, ngo barayigurisha,
barangije kuyigurisha bafata 1/10 cyayo. Barareba baravuga ati aya mafaranga yose rwose tuyajyane yose. Kandi igitangaje abantu bakundiye 10 kurusha ayo basigara. Kandi 10 si cyo cyinshi kubo kayo wasigara. Nigeze kuyobora Rwintare, umuntu aza gutanga 10, arambwira ngo pastor, unagize umugisha ngo nabonye amafaranga miliyoni 10. Noneho haraza aransanga muri biro arambwira ngo none se mushumba, iyi miliyoni 10 shobora gutanga mu 10 kingana gute? Amubwira ngo mu miliyoni 10 wabonye nimba ugambirira gutanga 10 cyuzuye cy'Imana, urafata miliyoni uyizane mu nzu y'Imana, iyindi 9 uyigumane mu rugo rwawe, kuzayikoresha uzayikoreshe. Amakuru nayo umugore yagiye ubutazongera kugaruka. Yaragiye sinzi imibare yakoze, asuye kugaruka naramuza amakuru yawe 10 wagishize. Arambwira ngo pastor, ngo narashitse ngo nkora imibare, ngo numva imibare ntiyuzuye. Naho hanyuma ati hanyuma ndacyarimwo mbitekereza. Narinze mpava akibitekereza. Kubera iki? Nukubera ko atari yuzuye umwuka, cyangwa ngo yumvire umwuka umuyobora. Haleluya. Hanyuma rero araza, noneho ngo bariyumanganya n'umugore, ngo barihuza, baravuga ati tugende tujyanye. Haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Baragenda neza ngo bagera imbere ya umukozi w'Imana ya Petero. Ngo bagitunguka, Petero atamakuru yanyu. Tuje gutura. Baje gutura ati turaje, tuzanye amaturo yanyu. Kubera iki mubeshya umwuka wera? Bibiliya iravuga ngo ikintu gikomeye cyabaye muri uwo munsi. Ananiya akivuga ibyo, Petero akimucyaha, mwuka wari muri Petero wari mwifuwe rikomeye, nguko ivuga iryo jambo gusa kubesha umwuka wera, umugabo w'abandi ngo yikubita hasi. Ababwiza ate? Abarapfuye. Ngo baramuterura baramujyana. Umve nawe umugore nawe ngo abaraje, aravuga ati ndacyo ngiye kureba umusaza ibyo yatuye ko byakiriwe neza. Ngo akigera baramubaza nawe ngo ibyo mwazanye mwabyumvikanyeho mwembi? Aravuga ati koko. Umugore n'umugabo buriya si kenshi batandukana mu bitekera. Ngo akivuga atyo nawe ngo abayikubise hasi, ngo baramuterura. Abari bavuye kujyana umugabo bongera gufata n'umugore, bagira he ibyabo byarangiriye aho. Umwuka ashinzwe kutuyobora kandi atuyoborana ifuhe. Amen. Atuyoborana. Nibuka umunsi umwe uyu mwuka w'ifuhe wageze kwa Dawidi, nubwo yari umwami wa Isirayeli. Igihe kiragera, Bibiliya ivuga iki? Ivuga ngo abandi ngo bajya mu rugamba, Dawidi ngo arisigaza. Asigaye ngo araryama azabyukira, ngo arabyuka aratambagira. Urumva ko ngo yari kuri etaje icyo gihe ni kera. Ngo arabyuka aratambagira, ngo arigorora, arareba, arazenguruka, ngo ajya kubona mukayo Uriya ari muri dushe. Ngo aragenda ngo aravuga ngo se uwa mugore nabonye ari kuri dushe ni uwande? Ngo bamubwiye amakuru, yohereza ngo bajya kumuzana, guzana Uriya. Hanyuma ngo ibyo yavuze ni byinshi ndabwo ndi bubisubiremo, ariko ngo ategeka Uriya kuko bamujana he ku rugamba, kandi ngo mumushyire imbere. Rugamba urumva ko asa n'uwari warupanze, yari afite indego,
Uriya kihagera gusa ngo baramukubise. Biba birarangiye. Dawudi amenya amakuru avuga ati ndaca. Ubwo agiye ariko Uriya agasigara, ibindi tuzabiyaranje. Umwuka w'Imana udatinya uyobora buri wese. Mwuka w'Imana ngo ubumanutse mu mugaragu w'Imana witwa Natani. Natani ngo arimo asenga, aja mwiyerekwa, Imana imubwira amakuru ya Dawidi yose. Haleluya. Natani ngo arahaguruka aja kwa Dawidi. Akigera kwa Dawidi, Dawidi ngo aramubaza ngo makuru yawe Natani. Undi aramubwira ati nzanywe no kukubwira amakuru nabonye. Haleluya. Ati hari umukungu umwe wari ufite intama nyinshi, akabana n'umukene wifitiye intama imwe rukumbi. Noneho ngo ararirwa n'abashyitsi. Abashyitsi baraye mu rugo, aho kureba mu ntama ze areba ya ntama y'umukene. Aravuga ati nimugende mukurure iyo ntama y'umukene, ariyo nzimanira abashyitsi banjye. Dawudi ngo ninde? Uwo muntu ninde? Uwo muntu wakoze ibyo ninde? Urumva ngo avuga nifuwe nawe, avuga yiyemera n'amakonfidensi yose. Noneho Natani wuzuye umwuka w'Imana. Oh haleluya. Wuzuye umwuka w'Imana. Umwuka uratudisciplina, uduhereza urugero rwiza rwo kuganira n'abantu bakomeye. Haleluya. Aramubwira ati nyamara mwami Dawidi, uwo mugabo nta wundi. Giraga Yesu ati ibintu birabaye birakomeye. Yesu agatambuka akavuga ati tuza. Amen. Amen. Noneho Yesu arareba atabo bagabo nimba siga gutya nagize icyo mbasigiye, aba bagabo uyu murimo ntibazawurambamo, uyu murimo bazawuta, baziruka, bazawuhunga. None reka mbaremere. Haleluya. Ikintu kizabafasha kugira ngo uyu murimo nakoze wo gutamba ubugingo bwanjye ku bwabo uzagira umusaruro. Haleluya. Nuko mbaha imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Nkabuzuza. Byakozwe n'intumwa biravuga ngo muzahabwa imbaraga. Haleluya. Kandi izo mbaraga nimumara kuzihabwa ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Haleluya. Iyo usomye neza, n'abadamu bari muri icyo cyumba bose bahawe izina rimwe. Uwuzuye umwuka wese ni umugabo wa Kristo. Haleluya. Nta muyuda, nta mugiriki, nta. Ariko abantu bacagase batarimwe umwuka, batabana n'umwuka, babamwe abayuda, babamwe abagiriki, babamwe abaroma, babamwe. Ariko haleluya. Bene data bavandimwe muri Kristo Yesu, iki ni igihe cyo gusaba imbaraga z'umwuzuro w'Imana. Amen. Uyu mwuka kandi wakoze ikindi kintu gikomeye ubwo wageraga kwa Belushaza. Muri buka mwami Belushaza, umurengwe. Abantu bagira umurengwe bakarengera. Belushaza yari umwami watsimbuye nde? Nebukadinezari. Nibyo ni umwuzukuru niwe. Haleluya. Noneho ngo umunsi umwe umurengwe ngo uraba ari ku ngoma, ngo aricara aravuga ngo ategura ibirori. Haleluya. Ategura ibirori by'ubwami bikomeye cyane. Arangije ngo kubitegura, noneho ngo aravuga ati hari ibikombe bazanye byiza cyane, numvise amakuru yabyo. Ni ibikombe ngo byavuye Yerusalemu, ni ibikombe ngo byakozwe mu izahabu zitangaje. Ati none ibyo bikombe mwarabinyaze murabizana murabibika,
ariko ndumva kuri uyu munsi mugomba kugenda mukabizana nkabinywesha iki? Inzoga n'inshoreke n'ibindi bikomangoma bye byose, ngo baragenda ku itegeko ry'umwami, ngo baragenda barabizana. Umugabo ngo arabifata, babisukamo, abahereza baramuhaye, n'abandi baranyoye. Haleluya, 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 haleluya. Siloamu, haleluya, haleluya. Abakozi b'Imana, haleluya. Umwuka umuyobozi ngo arabireba, aravuga ati mwene runaka uyu munsi ndamwereka uwo ndiwe. Haleluya. Ngo acicaye ari mwanywa aruhuka, ngo abona igisa n'iki? Ikiganza. Ngo abona cyandika ku gikuta, ikiganza kidafite umutwe, ikiganza kidafite igihimba. Murabona ko iryo shyano hari uwaririnda, umuntu yasohoka akirukanga. Ariko ngo barashoberwa bose. Buriya Imana ishaka kwigisha umuntu igira uko imufata kugira ngo imugeze ku mpera z'ibitekerezo bye. Amen. Ngo akirimo areba, ngo abona ko byandika ijambo rya mbere, ngo kirandika ngo mene tekeru farsi. Kiriya kintu uko cyanditse ibintu kidafite umuntu kishatse kuvuga iki? Noneho ubusobanuro ngo baburaje, biravuga ngo men take of farsi. Biravuga ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma ishyizeho iki? Hihereze. Uwo ni ndese n'abahaye banywa bose ndibo babariwe imyaka. Icyo urakimenya. Bwana asifiwe. Ndarongera abona cya kiganza ko kimanuka kija ku murongo wa kabiri, kirandika ngo tekeri. Ati ko cyanditse tekeri kandi ni biki bishaka kuvuga? Kiravuga ngo urapimwe, ngo bigaragara kuko imbere yanjye utagize gute? Udashyitse. Gatatu, ngo abona kandi ko cyongera kwandika kandi kajambo kagufi, kirandika ngo o farsi. Bivuga ngo ubwami bwawe buranyazwe, buhawe Abamedi n'Abaperisi. Kirangiza gusoma ngo amaguru yiwe ngo aragira gute? Arakomangana, ngo yikubita hasi araca. Duheze Yesu icyubahiro. Imana ko ifuhira umurimo wayo ni Imana yifuhe. Imana igira umwuka. Haleluya. Ntabwo Imana igira tolerance nk'iy'abantu. Hari ibintu dutorera tukavuga ngo uyu ni runaka, mwene runaka ameze gutya, yambaye ibi, sinavuga ibi. Oya, niba wuzuye umwuka w'Imana koko, haleluya, wahawe kuyobora, yobora kandi uyoboza umwuka wera. Vuga ukuri kw'ijambo ry'Imana uko rimeze. Bwana asifiwe. Wageze muri iyo nzu ukora kuko umwuka wabitegetse. Belushaza ingoma ye irarangira. Amen. Bivuga iki? Niba ubana n'umwuka wera, irinde utazateshuka. Umwuka akakumanukaho, akiyandikira, akakwandikira, akaguha amakuru wibwira ko nta wundi wayaguha. Umwuka arayaguha. Wange ubikunde, biriya ukora kandi ukaza hano. Rero twendi dufite izo mbaraga, keretse rimwe na rimwe Imana yadukozeho turabimenya. Haleluya. Nigeze kwicara ahantu nari nyoboye. Haleluya. Abageni baraza, abakobwa bashaka gukora ubukwe baraza, bamaze gushyika bicara imbere yanjye. Ariko bacicara nyuza mbanyujemo amaso,
mbona umuntu umwe umutima wanjye urambwira ngo uriya mukobwa ntabwo ashyitse. Turaganira, abandi bose bari kumwe ndabwira ndi musohoke, asigara wenyine. Ngo atangira gusigara wenyine, atangira gutitira. Ndabwira kubera iki utitira? Niti wabaye ute? Ihangane tugani. Ndamubwira nti mbabarira, dore ndi umubyeyi, undi umusaza, ndi nkaso cyangwa sogokuru, ndagusaba ngo umfungurire uwo mutwe wawe. Mukobwa areba hasi areba hejuru. Ndabura ndihangana kandi ntakundi bibu, umutima wanje uhamanya kuko udashyitse. Mukobwa ndabura titinyuka kandi numbwiza ukuri ndakubabarira, kuko Yesu yaravuze ngo icyo muzahambura kizaba gihambura, nicyo muzafunga kizaba kigize gute? Gifungiwe hasi. Mukobwa ashira ubwoba, arafungura. Ndabura nti none ibyigaragaje urumva iki? Urumva umutima wawe ukubwiye? Ati mbabarira mubyeyi. Ati mbabarira sinzongera. Amen. 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 Umwuka yo yuzuye muri twe uduha amaso. Ubu hari ibintu duceceka tubizi. Amen. Niyo mpamvu ugomba kuzukora uri menge. Ari umunsi uzacakirwa n'umuntu ushaje akakubwira amakuru yawe yose. Amen. Haleluya. Narivuze ngo umwuka agira ate? Aratuyobora. Reka ngende ku kindi nirangiriza. Amen. Umwuka ikindi akora ngo afata imyanzuro. Umwuka afata iki? Imyanzuro. Hari ikibazo cyabaye mu itorero ry'i Yerusalemu. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa 15, hari ikibazo gikomeye mu itorero ry'amatorero ya muri Yerusalemu nkatatu. Uzasoma ayo makuru urayasangamo 15:25. Noneho rero ikibazo cyari cyavutse, cyari ikibazo cy'abantu ngo bari bariye inyama z'ibyaterekerejwe ibigerwa mana, kandi abo bantu ngo bakundaga no kuza mu rusengero. Kabiri, ikindi ngo bakarya inyama zipfishije. Zigize gute? Ijo Baswahili bita ngo ni nyamafu. Nyamafu buriya ni inyama mbi, niyo yaba ari ingumba uhita wumva uyizinuta. Gatatu, ikindi kibazo cyari gihari ngo bari barakoze ubusambanyi buteye ubwoba. Amen. Ariko bakaza mu itorero kandi bagakora imirimo yo mu itorero. Hari wanditse Magusi, Simoni Magusi w'umunyabwenge, yaravuze ngo abo bantu ngo bakunda indirimbo zo mu itorero, ngo bakunda indirimbo kandi ngo nabo baza bahaguruka bakaririmbana n'abandi, bagahimbazanya n'abandi, ariko haleluya bafite uko bameze. Umwuka iyo umanutse ubafatira imyanzuro, ushinzwe gufata imyanzuro. Nicyo umwuka mariye umukristo. Bwana asifiwe sana. Reka ngere ku cyanyuma tuje kurangiza bisigaye. Umwuka cya gatatu ngo atanga imbaraga. Haleluya. Niko yabwiye Zerubabeli, yaramubwiye ngo si kubw'imbaraga, ni kubw'iki? Ni kubw'umwuka wanjye. Haleluya. Imbaraga duhabwa n'umwuka wera ziduhereza kunesha mu gihe tudahagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Mwuka atanga imbaraga zo kunesha. Haleluya. Haleluya. Atanga imbaraga zo kunesha. Niyo mpamvu Zerubabeli ngo yicaye ngo yumvishe ijwi rimubwira ngo
bwira ururiya musozi, ngo ubwire ngo wigira iki wa musozi we imbere ya Zerubabeli. Ubwire, uhanurire ngo uzaba ikibaya. Haleluya, haleluya. Nimwuzure umwuka wo kubwira ibibahagaze imbere ngo ni bibi ibibaya, ibigukurikiranye bibi ibibaya muri uyu mugoroba. Haleluya. Imbaraga z'umwuka wera zitanga imbaraga zo kubwira imisozi dukurikiye ngo nimutuveho muhinduke ibibaya mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Ijwi ngo riramubwira ngo amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho urufatiro, kandi ngo niyazuzuzura urusengero. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mwuka wera atanga iki? Imbaraga. Ashinzwe gutanga imbaraga. Icya kabiri ngo ashinzwe gutanga impano z'Imana zose, ko ari 9. Amen. Impano y'urukundo, impano y'ibyishimo, impano y'amahoro, impano yo kwihangana, impano yo kugira neza, impano y'ingeso nziza, impano yo gukiranuka, impano, haleluya, impano yo kwirinda. Bwana asifiwe. Umwuka wera atanga impano. Bwana asifiwe. Ubuzima bw'umukristo bugomba kuba ari ubuzima bwuzuye umwuka w'urukundo, umwuka w'ibyishimo, umwuka w'amahoro, umwuka wo kwihangana, umwuka wo kugira neza, umwuka w'ingeso nziza, umwuka wo kugwa neza, n'umwuka wo kwirinda. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Icyaka umwuka amarira umukristo. Bwana asifiwe sana. Icyo umwuka amarira umukristo ni ukumwuzuza umwuka wera mu rugero rw'amavuta. Aravuga ngo uwasizwe ntakenerwa kugira gute? Kongera gusigwa. Haleluya. Umwuka wera ashinzwe gusiga ubuzima bw'umukristo. Mukristo utagira umwuka wera bivuga abasa n'icyuma cyatonze umugezi gisaba gusigwa amavuta menshi kugira ngo wa mugezi ugira gute? Uzakiveho. Umwuka, haleluya, umwuka ashinzwe gusiga imitima y'abizera kugira ngo, haleluya, bakomeze gukora umurimo w'Imana, ibyuma ingingo zabo zitajegera. Muzi ibintu biri kujegera, Mana we. Haleluya. Umwuka ashinzwe ibintu byinshi, ashinzwe kudusiga. Haleluya. Ashinzwe kudusiga. Cyanyuma umwuka ngo aratwunganira. Mwuka wera afite umurimo wo kutunganira. Twarigishijwe muri bariya bigisha batwigishije, baravuze ngo umwuka ashinzwe kujya imbere y'Imana no kutuvuganira, azi iby'Imana ishaka kuri twebwe. Niyo mpamvu yavuze ngo azenda kubye ngo abiduhe. Haleluya. Umwuka ni umenya ubukene bwawe, ni umenya ubukehwa bwawe, ni umenya inzara yawe, ni umenya ibyo ubuze. Haleluya. Akagenda ngo akatunihira afite iminiho itabashika kuvugwa, ngo akaniha akagezaho uvuga ngo Aba Data. Haleluya. Data. Aba bantu, aba iri teraniro, aba bakristo bakumugenje, dore icyo babuze, barasaba ngo ubunganire. Haleluya. Ubuzuza umwuka wera uzabashoboza mu rugendo dusigaje. Rugendo dusigaje ni rugufiya cyane.
Amen. Turasa n'abarimwo bakora ku musozo w'ibihe. Ejo bundi nibwo narimwo nkurikira umwigisha warimwo yigisha ku mateka ya Isirayeli kuri uno munsi. Niyigisho yigishe kuri Pasaka ishize. Avuga makuru, yavuze ibintu byinshi cyane. Ariko ngo aje kurangiza aravuga ngo itorero aho rigeze aho ritegereza. Amen. Kuko umwami wacu ari bugufi. Haleluya. Haleluya. Biba baravuze ngo iyi Pasaka yatambutse, abayuda ngo bari biteguye ko Masiya azamanuka. Ariko ngo kubera intambara y'amasi ngo byateye igahunda guhinduka. Ngo ariko uko bari biteguye nuko ngo biriya bintu byari kuba kuri iyi Pasaka iyi yatambutse. Ngo ariko ziriya ntambara zabaye zahagaritse gahunda. Ariko kandi amateka aravuga ngo haleluya, Masiya naza, torero izaba ritakiri hano mwisi. Ubwira iki? Biradusaba ngo dusabe imbaraga zidushoboza guhagarara kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani nawe arahagurutse karashaka kuburizamwo umugambi w'Imana. Ariko Imana ibereye maso itorero, kandi Paulo yaranditse mu Befeso 5:26 yaravuze ngo nzaryishira, ngo ari iryera ridafite inenge cyangwa iki umunkanyari. Bwana asifiwe. Itorero rifite nyiraryo, itorero Kristo aribereye maso kararyinginga kugira ngo aryegeranye, arihurize hamwe, aryambike imbaraga za nyuma, hanyuma impande zavuga. Haleluya. Nibutse Paulo Filipo ari mwaganira n'irya nkone. Bibiri iravuga ngo bamaze kuganira, amaze kumusobanurira. Bibiri iravuga ngo bagera ngo iruhande rw'inyanja, ngo inkone iramubwira ngo none amazi ko abonetse ngo niki gisigaye. Filipo aramubwira ati tumanuke tuje mu nyanja. Ngo aramanuka aramubatiza. Warangije kumubatiza, haleluya, haleluya. Filipo ngo umwuka ngo aramujyana. Arabavuze ngo Filipo niwe wa mbere werekanye uko itorero rizagenda. Arabaririmbye baravuga ngo muzagenda, abandi bagire gute? Bababure. Bwana asifiwe. Dukeneye umwuka wa nyuma, umwuka w'imbaraga, umwuka ucyaha, umwuka utuyobora, umwuka ufata imyanzuro, umwuka utunganira, umwuka uduha imbaraga zo kunesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Reka ndangirize kuri iyi Zaburi nsome dusenge. Mumbabarire soma aka karongo. Muranemeye? Muremerera umusaza? Murabikunda? Reka nsome Samueli wa 2:22. Samueli wa 2:22 umurongo nakando kaje nicaye hariya. Karavuga ngo 22:13 haravuga ngo ubwiza burabagirana buri imbere yayo. Ubwiza bugize gute? Ubwiza burabagirana buri imbere y'Uwiteka, ngo buri imbere yayo. Hepfo haravuga ngo butuma amakara yaka. Amakara yawe yake. Abaririmbyi bavuze ngo umuriro ntukagire gute? Ntukazime. Haleluya. Torero ryacu, torero rya Kristo, umuriro ntukazime. Kandi niba ugiye kuzima biraterwa nuko utatinduye. Nimugende mutindure kugira ngo ku cyumweru amakara zake. Muheze Yesu icyubahiro. Mugiye gukora umurimo umwe dutahanye kugira gute? Gutindura murabizi? Muri Abanyarwanda. Nimugende mutindure ku cyumweru tuzahabwa umwuka wuzuriye. Yesu umugisha. Mwahaguruka tugasenga. Imana
ubwiza bw'Imana buri imbere yayo, kandi ngo butuma amakara yaka. Haleluya! Nimugende mwakire abandi bose, umucyo wanyu umurikire n'abandi bose, bamenye ko mwuzuye umwuka wera. Mana, turagushimiye uyu mugoroba turi ku mukenge, turagushimiye ko watanze umwuka wawe mwinshi, umutanga burundu kugira ngo azabane natwe kugeza aho uzazira. Bibiliya yavuze ngo uwo mwuka niwe uzatuzamura, niwe uzaduhuza na Kristo, niwe uzaja kutubanya n'Imana ibihe byose bidashira. Girira neza aba babyeyi, girira neza aba papa, girira neza uru rubyiruko, buzuze umwuka wera, buzure basendere, kugira ngo ubwiza bwawe bugaragara imbere yabo, hanyuma umuriro ntukazime ubuzima bwabo basigaje, kugeza ubwo bazahura nawe ugarutse kujana itorero ryawe ryera. Tubisabye Imana tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibagirire neza.